application ya Bitoken app. Iyi application rero uko ikora, uraza ukawucinga ads cyangwa se utuvideo, noneho igihe cy'itariki 16 cyagera bagahita baguhereza Bitoken, warangiza nawe ukemererwa kuzikontinga zigahita zijya muri USDT. Iyo wacinze izo ads cyangwa se urebye ayo mavideo, bakwemerera baguhereza icyo bita RP bihagarariye reward points. Izo reward points nizo zihindukamo Bitoken, zarangiza guhinduka Bitoken nawe ukabasha kuzihindura muri USDT zikaba amadolari. So baguhereza adi 20 ku munsi ukayareba, umara kuyareba bakagenda baguhemba ku buryo ku munsi kuba wakinjiza RP 20,000. Ariko hari n'igihe haba hariho poromosiyo, nko muri iyi minsi poromosiyo ubona 100,000 ku munsi bya RP point. So rero reka ntangire nkureyiminge kuri points kuri zimwe nabashije kugenda narebera video uyu munsi. Iyi ni video narebye ubundi nikandaho ndayikureyiminga, urabona ko bahise bampereza points. Kamanze mbereke mubone ko kwikorera banga 900 nibi ninza nkakureyiminga hano ebyiri zikureyimingeho. Ariko nimba uri mushya subscribe kugira ngo no acikane ni video nk'izi ngizi tugenda tureba umunsi ku munsi. So reka ngaruke noneho ko RP points zanjye ziyongere, ndaza kuri wadi ko ziyongere 950 n'ibindi bintu. So guys, murabona ko rero bikora. Ukeneye iyi application urebe muri comment section icyitwa iyi application kugira ngo ubashe kuyikoresha, kuko uba ufite Telegram. Udafite Telegram ntibyakunda. Ciao ciao, like and comment.